Mwaramutseho amahoro y'Imana bane namwe. Nje rero kugira ngo dukomeze igice cya gatatu cy'agatabo nanditse kitwa ubumuntu. Ndacyita ni gute umutima wa muntu wasanwa. Muri video ya mbere muribuka twarebeye hamwe ukuntu Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo ndetse no mu misusire yayo. Imana yaremye umuntu imuha umutima wo kugira impuhwe no kugwa neza. Nyuma rero twaje kubona ukuntu Satani yaje akigisha abantu kutubaha Imana, akatuma barya imbuto zibujijwe. Nuko wa mutima Imana yari yarahaye umuntu wo kugira impuhwe no kugwa neza urangirika kuko hajemo kwikunda no kwikuza. Tuzi neza ko ababyeyi aribo baha imyitwarire abana babo. Twarabibonye ndetse tubona ko no mu nyamaswa ari uko bimeze. Inyamaswa zigisha abana bazo imyitwarire kuko bitwara nkazo. Na muntu rero ni gutyo bimeze, imyitwarire ye iva ku bamureze. Adamu muri ya mico Imana yari yaramuhaye, nyine Satani yinjijemo ikibi, nuko icyo kibi rero kijya no mu myitwarire y'abana be kuko cyari kiri mu mutima we. Umwana wa mbere yavutse ndetse akura atubaha Imana, umwana wa kabiri akura yubaha Imana. Birangiza wandi utubaha Imana yishe urumuna we. Kuri Adamu niyo imyitwarire yahereye, kandi iyo myitwarire yaje kuvamo umuco wose wo kuri isi dufite twese. Mu muco haje kuvamo imyitwarire twese dufite hano kuri isi. Urabona ko muri isi harimo abubaha Imana, hari n'abatayubaha. Muri iyi video rero tujye kurebera hamwe ukuntu umutima wa muntu wangiritse wasanwa. Mbere yo gukomeza, reka tubanze tuganire kuri aka kantu. Iyi nzu yangiritse ni gute tuyisana? Inzu yangiritse tujya guhamagara nyine babandi bayubatse bafitemo uburambe, abafundi nibo bashobora gusana inzu bakayisubiza uko yari imeze. Iyi nzu igiye gusanwa n'umuntu udasanzwe ari umufundi, ayisana uko yiboneye, ntagongera gusa nk'ukuntu yasaga mbere. Kubera ko icya mbere cyo nta bikoresho afite, icya kabiri nta byo kwisimbuza ibyangiritse afite. Mbese muri make inzu ye reba nk'ukuntu uyu nguyu yagerageje kuyisana. Uyu nguyu yakoze nyine inzira yihuta kugira ngo yikinge nyine imvura itazazamo, ariko reba ukuntu yayisaniye. Imodoka rero nayo nuko. Iyo imodoka ipfuye dushaka babandi bafite uburambe mu gukora imodoka, bazi ukuntu imodoka zikorwa, bazi n'ukuntu ibyuma bizikoze n'agaciro kabyo n'ukuntu bisimburana nuko bikomeye. Iyo umuntu utazi ibyo gukora imodoka ashatse kuyikora, ni gutya n'ubundi igaragara. Ubona ko ngo yari yaranje, aho ikirahuri cyamenetse ashyiraho ishashi. Ariko mu by'ukuri uzanye umukanishi wa nyawe ntabwo akomera gushyiraho ishashi, ahubwo asimbuza kino kirahuri. Gutya rero niko natwe tugaragara iyo dushatse gusana bagenzi bacu cyangwa se ngo twisane. Ubundi umuntu asanwa nyabyo n'uwamuremye. Imana iracyafite pièce de rechange, Imana iracyafite spare parts, iracyafite ibibura muri twebwe, ishaka kubisimbuza ikongera ikatugira bashya. Niyo mpamvu Imana ari ifite ubushobozi yonyine bwo gusana abantu bangiritse mu mutima. Ubwo rero ahacu nahahe ni ukwishyira imitima, kuko imitima niyo yangiritse, noneho ikayisana, ikongera igashyiramo ubumuntu, ikongera igashyiramo imico yo kugwa neza ndetse no kugira impuhwe. Ni gute Imana yaremye abantu? Mbere na mbere hariho Jambo. Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hano rero barakomeza bagasobanura ukuntu Imana yateguye umuntu witwaga Yohani, akaza agakora mbese inzira kugira ngo uwo Jambo azaze mu nzira iharuye imeze neza.
ku murongo wa 9 baravuga ngo uwo mucyo ni wo mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi. Umurongo wa 10 yari mu isi ndetse ni nawe wayiremye, nyamara isi ntiyamumenya. 11 yaje mu bye ariko abe ntibamumenya. 12 cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. 14 Jambo yabaye umuntu abana natwe, yuzuye ubumuntu n'ukuri. 17 kuko amategeko yazanywe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. So badusobanuriye rero uwo jambo ari we, niwe wazanye ubuntu n'ukuri, ari we Yesu Kristo. Muri make rero nkuko tumaje kubisoma, jambo ngo nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe. Ibyaremwe byose niwe wabiremye ndetse abyiremeye. Ngo kandi ngo yaje mu isi, abo mu isi ntibamumenya. Yaje mube ariko abe ntibamumenya. Ngo ariko abamumenye bose bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Babandi nyine bari barabaye ibyigomeke kubera ko babashe kumwumva, yabahaye ubushobozi bwose bwo kongera guhinduka abana b'Imana ndetse bagakora ibishimisha Imana. Ubwo rero yabahaye no kubasana byose. Ibyo byose kandi yabibahaye ku buntu, abigize igitambo cy'amaraso ye yatanze ku musaraba. Ngo Mose yazanye amategeko, ariko Yesu we azana ubuntu n'ukuri. Mbese muri make Yesu waturemye yaje kudusana ku buntu gusa, kandi kubera ko gusa tumwizeye. Urumva ko Imana igira urukundo kandi ishaka gusana ibintu byose yaremye byangiritse, cyane cyane umutima wa muntu, kuko umuntu ni uw'agaciro ku Mana. Imana ishaka gusana imitima yacu. Dusabwe kwiha imitima yacu kugira ngo yongere yisane, ibe mizima, iyitunganire, yongere isubizemo impuhwe no kugwa neza, yongere idukore nk'uko nayo imeze, tuba abana bayo. Mu Bakolosayi naho basobanura ukuntu Imana yaremye ibintu byose. Ni mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 kugeza nko kwa 22. Ngo niwe waducunguje amaraso ye, ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. 15 ni nawe ishusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. 16 kuko muri we arimwe byose byaremewe, ari byo mu ijuru, ari byo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Hano ku murongo wa 19 bavuga ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Urumva ko ni Imana yaje mu ishusho y'umuntu kugira ngo ize gusana ibyangiritse. Kuko ariyo yaremye, ni nayo igomba gusana ibyangiritse. Twebwe iyo twisanye tugaragara nyine nka zanzu, kuko umuntu asana inzu atari umwubatsi. Bibiliya itwereka ko Yesu ari ubwenge bw'Imana, Yesu ari ijambo ry'Imana, Yesu akaba imbaraga z'Imana, Yesu akaba n'ishusho y'Imana. Urumva ko rero Imana yaremye ikoresheje ijambo ryayo, kandi Imana niyo yabiremye byose. Niba Imana rero yararemye ibintu byose ikoresheje ubwenge bwayo n'ijambo ryayo, kandi tukaba tumaje kubona ijambo ryayo uwo ari we, yahindutse umuntu akaza hagati muri twebwe, no kuvuga ngo iyo byangiritse n'ubundi ikoresha rya jambo iri gusana ibyangiritse. Yesu rero niwe Imana ikoresha iri gusana imitima yacu. Niyo mpamvu umweme wese ahita yitwa umwana w'Imana. Ni nayo mpamvu muri we ariho agakiza k'abantu kari. Ni nayo mpamvu ari we inzira, ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya ku Mana atamunyuzeho. Ni nayo mpamvu kandi yabaye igitambo kimwe kizima, gishyitse, gicungura abantu, kuko muri we harimo ubuzima. Iyo rero asanye abantu bagera ku Mana ari bazima, kwa kwangirika kw'imitima yabo kuba kwagiye, aba yabasanye babaye abantu bazima. Iyo umuntu amaje kwemera jambo w'Imana ari we Yesu Kristo, yinjira mu mutima we akamusana, ndetse akanashyiramo umwuka we ku buryo utongera kugomera Imana. Uwo mwuka rero niwe utwigisha guhora dukora ibyo Imana ishaka, atwereka ikibi ndetse akanakiturinda, tukaba abantu batunganiye Imana rwose, ariko tubihawe nuko twakijijwe n'amaraso ya Yesu Kristo, ndetse
n'umwuka we uhora utwigisha ibyo dukwiriye gukora. Uwo mwuka w'Imana rero niwe ufite izi mbuto zikurikira ngo ariko imbuto za mwuka ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Murabona ko rero izi mbuto zisa neza n'iza wa muntu Adamu, n'iza wa muntu Imana yaremye mbere witwaga Adamu, wari ufite umutima w'impuhwe ndetse no kugwa neza. Murabibona neza ko ari wo Imana irimo kutugaruramo, kuko irongera dushyiramo umwuka witwara kuriya kugira ngo atwigishe uko tugomba kwitwara bishimwa n'Imana. Niba umwami Yesu ataragushyiramo umwuka we, ukwiriye kumusanga akagukiza, kuko Imana ntabwo izaza gutwara abantu bangiritse, ahubwo izaza gutwara abantu yaremye mu ishusho yayo ndetse no mu misusire yayo. Irashaka umuntu ugifite umutima w'impuhwe no kugwa neza. Niba rero utarasanwa cyangwa utaramenya umwami Yesu, mushake hakiri kare, umumenye, agukize, aguhe umwuka we. Ni gute se wamenya ko wakiriye umwuka we? Umuntu ukoreshwa na mwuka w'Imana arangwa n'imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka tumaje kuzibona ko ari urukundo, ibyishimo, kugwa neza, kugira neza, kwifata, twabibonye hejuru. Wamenya gute se ko umuntu afite umwuka w'Imana? Umwami Yesu yaravuze ngo tujye tubera ku mbuto zabo. Ati ntiwasoroma imbuto z'umuzabibu ku mugenge, ntiwasoroma imbuto z'umutini ku gitovu. Niyo umuntu afite amahwa rero ajomba, umenye ko nyine imbuto ari igitovu kimurimo, ntabwo ari imbuto z'umutini. Niyo umuntu afite amahwa ahanda abandi, urabyumva nawe ko nta mwuka w'Imana umurimo, kuko yagombye kwera imbuto z'umwuka w'Imana. Twibukiranye kandi ko igiti kitera imbuto ngo abe ari cyo kizirya, ahubwo imbuto cyeze abari iruhande rwacyo nibo bazisoroma bakazirya. Ni ukuvuga niba wera imbuto z'umwuka, ntabwo ari wowe zigomba kwerera, ahubwo abantu bakuri iruhande nibo basoroma ibi byishimo, bakagusoromamo amahoro, bakagusoromamo kwifata, kugira neza, nta muntu ugirira nabi, ahubwo abababaye ukabagirira neza. Urumva rero n'iza mbuto z'umwuka umuntu yaremanywe, n'ubundi Imana yongeye kutugaruramo. Niba rero kandi nanone ukeka ko ushaka kuba udafite umwuka w'Imana, Yesu yadusezeranyije ko rwose umuntu wese uzasaba umwuka w'Imana izamumuha. Niba wumva utizeye ko ufite umwuka, ongera umusabe, rekura umutima wawe, murekura umutima wawe, azaguha umwuka we rwose, azagusana kandi azakugira umwana w'Imana. Tumaje kuganira rero ko Imana ari ikiza kandi ikiza ikoresheje ijambo ryayo. Muri make Yesu arakiza. Ni gute rero umuntu akizwa? Iyo umajije kubona ko wakoze bibi, umutima wawe wangiritse, utagifite ubumuntu, utagitunganiye Imana, iyo umutima wawe umajije kubikwemeza neza, igikurikiraho ni ukunyura inzira Imana yavuze tugomba gucamo. Bikorwa bite rero? Nk'uko iyo ugiye kwa muganga, ugenda ukabwira umuganga indwara yawe yose, ukamubwira uburibwe bwose ufite mu mubiri, ukamubwira ko ufite umuriro, ikintu cyose kiguhangayikishije, ukibwira muganga kugira ngo akivura, gikuremo, gikire, kigende umubiri wawe umererwe neza. N'ubundi rero niko n'ubundi tubigenza. Uragenda ukabwira Yesu, ukamubwira ububabare bwose ufite, ukamubwira ibibi wakoze, ukamubwira ibyaha wakoze, niba hari umuntu wangije umutima, niba hari umuntu wishe, niba hari ahantu wasambanye, byose ukamubwira ibibi byose, urabimubwira rwose kugira ngo abashe kubikuramo neza. Iyo wihaniye igice ntabwo bivanamo, ahubwo umubwira byose ko umutima wawe ubikwibukije. Noneho iyo umajije kumubwira byose, nibwo akuvura neza, akagukuramo cya kibi kikubuza amahoro, akagukuramo ikibi gituma utaba umuntu utunganiye Imana, yarangiza akakubatiza n'umwuka we. Hano Yohana yarabisobanura avuga ngo uwunkurikiye sinashobora gufungura udushumi tw'inkweto ze, ariko we abatiza n'umwuka n'umuriro. Ni ukuvuga ngo arongera akakurema bushyashya, agashyiramo umwuka we mushyashya. Ibi rero ni isezerano umwami Imana yasezeranye
ubwo yabwiraga abantu bayo ko izabakiza ikibi. Ibinyujije mu muhanuzi Ezekiyeli yaravuze ngo, Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 25 kugeza ku 27. Duhere kuri 25. Ngo nzabanyanyagizaho cyangwa se nzabuhagiza amazi meza, maze muzatungana, bakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. 26. Nzabaha umutima mushya, bashyiremo umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, bashyiremo umutima woroshye. 27. Kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasoza. Urumva ko ni ikintu Imana yasezeranyije abantu ko ari izadukiza. Imana idukuramo umutima mubi nyine, ni ukuvuga ngo ugomba kuyibwira ibibi byose wakoze, ukayibwira umutima wawe wose, ukayibwira ibibi byose utatunganyije, ukayibwira aho wakosheje, ukayibwira ikikuremereye mu mutima, byose ikabikuramo igashyiramo umunezero n'amahoro. Noneho igashyiramo n'umwuka wayo, kuko Yesu abatiza n'umwuka n'umuriro. Ikagushyiramo n'umwuka wayo. Uwo mwuka uturimo niwe ukomeza kutubwiriza iby'Imana ishaka, kuko uhora utwigisha, utubwira iby'Imana ishaka, udusengera, mbese mwuka akora byose. Ikindi nanone, nkuko Yesu yatubanjirije akaduha urugero, tugomba gukora nk'ibyo yakoze kugira ngo dupfane nawe mu mubatizo, tuzukane nawe, tuzuwe n'ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu tugomba kubatizwa mu mazi, nkuko umuhanuzi Ezekiyeli yabivuze ngo nzabanyanyagizaho amazi cyangwa nzabuhagiza amazi kugira ngo mbakureho imyanda yose. Paul rero yabisobanuye mu Baromani 6:3 kugera kuri 4. Ngo ntimuzi ko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Iyo ugiye mu mazi bakakujabika mu mazi, ukinjira mu umeze nk'ugiye mu nda y'isi, mbese nk'uko Yesu yapfuye akajya mu nda y'isi, ubatijwe mu mazi none ukazamuka ubaye ikiremwa gishyashya. Icyo gihe rero isi ya kera ubwo birangiye, ubaye umuntu mushyashya, ubuvutse bundi bushyashya, uvutse kubw'ubuntu bw'Imana, ahubwo ugiye mu muryango wayo. Icyo gihe rero umwuka ukurimo Imana yagushyizemo, uwo Yesu nyine atubatiza nawe. Uwo mwuka uturimo niwe udukomeza mu buntu bw'Imana. Ahora kwibutsa, ahora kubwira aho wakosheje, ahora kubwira aho udatunganye, akwigisha inzira zose ugomba kunyuramo. Uwo mwuka kandi niwe udusengera, adusabira ku Mana. Niyo ukosheje, ukoze nk'icyaha, niwe ukwibutsa gusaba imbabazi, akanagutakambira ku Mana kugira ngo Imana ikubabarire. Uwo mwuka mbese niwe udukorera ibintu byose, niwe yaduhaye. Uwo mwuka rero niwe utuma twera imbuto zikwiriye abana b'Imana, kuko niwe utwereka ibyaha tugiye gukora cyangwa tugiye kugwamo, akanabiturinda. Ikintu dusabwa rero ni ikintu kimwe gusa, tugomba kwishyiramo ikintu cyitwa kumvira Imana. Ikintu cyitwa kumvira Imana nicyo gishaka kutugeza kuri ibi bintu byose, kuko n'umwuka iyo turimo tukamusuzugura, twumvira ijwi rye, tugwa mu byaha n'ubundi. Ntukagerageze na rimwe gushaka kwigira umuntu mwiza. Ntukagerageze na rimwe ngo wumve ko waba mwiza ubikesheje wowe ubwawe, ahubwo Imana niyo ibitugira iyo twumviye mwuka wayo. None se niba Kristo yaratubatuye ku bubata bw'icyaha, akadukura mu isi y'icyaha, akadushyira mu isi y'Imana, tukavuka bundi bushyashya, kuko abantu benshi bakirwana n'icyaha. Akenshi abantu basobanura kino kintu bavuga ngo nyine ngo turacyari mu isi, ngo kandi isi iranduwe n'isi y'ibyaha. Nkuko nabivuze, kubaha ni rwo rufunguzo. Umuntu wese wahawe umwuka w'Imana, iyo agiye gukora icyaha, umwuka arabikumenyesha. Umuntu wese, ngira ngo buri muntu wese yanyuze muri ibyo bintu. Iyo icyaha kigiye kuza mu nzira yawe, uzi ko wubaha Imana koko, umwuka ahita kikwereka ko kibaye icyaha. Icyo gihe rero bimera nk'iyo ndi kugenda gutya nko mu nzira nkabona inzoka. Ikintu cya mbere mpita nkora, subira inyuma. Ndahagarara nkabanza nkasubira inyuma, noneho nkahita mpunga, nkaca indi nzira ya nzoka itarimo. No ku cyaha rero nuko bimeze, kuko icyaha urabizi ko n'ubundi n'inzoka igiteza. Iriya nzoka ya kera yayindi iriya nyine idukoresha ibyaha. Umwuka najya ashobora kukwereka icyaha, ugiye uhagarara aho ugeze, ubanze utekereze, usubire inyuma.
urangiza uhamagara Imana izazize icyaha kikuvanireho. Noneho uko uyihamagara niko igukuriraho icyaha, ntubashe gukora icyaha. Uko uyihamagaye igukuriraho icyaha, noneho ugasigara nta cyaha ukora, kubera ko wowe wumviye Imana, wahamagara Imana. Uko buri gihe umwuka kweretse icyaha ugasenga Imana, cya cyaha ihita ikivanaho. Noneho ikivanyeho kenshi bigeza ngo bikaba nk'umuco, bikaba nk'akamenyero, ugasigara nta cyaha ukora, ariko atari wowe ubiretse ku bwawe, ahubwo ari umwuka ubikweretse. Noneho ugatabaza Imana, Imana ikaza ikagukuraho cya cyaha. Ni gutyo umuntu ashobora kubaho nta cyaha agira, ariko atari kubera ko ari we uhagaritse gukora ibyaha, ahubwo ari uko yumviye Imana, akayoborwa n'umwuka uri mu Imana yadushyizemo. Umuntu rero birashoboka ko ashobora kubaho nta cyaha kubera ko Imana yabigizemo uruhare, Imana yakimukijije.